Yesu ashimwe bwoko bw'Imana. Twongeye kubaha ikaze kuri uyu mugoroba. Turi ku munsi wa gatatu w'amasengesho. Dufite umutwe w'aya masengesho uvuga ngo kuva i Kadeshi Baruneya. Uyu ni umunsi wa gatatu, tumaze iyi minsi turi imbere y'Imana, twinginga Imana kandi dusenga Imana kugira ngo ukuboko kw'Imana kudukure i Kadeshi y'i Baruneya. Turasoma ijambo ry'Imana muri kano kanya mbere yuko dusenga kugira ngo dutangire. Reka tujye mu gitabo cyo kubara ibice 33. Turaza gusoma duhereye ku murongo wa 34, hanyuma turaza gukomeza. Biravuga ngo barahaguruka babamba amahema muri Abulona, barahaguruka babamba amahema muri Esiyoni Geberi, barahaguruka babamba amahema mu butayu bwa Zini, niho Kadeshi. Bahaguruka i Kadeshi babamba amahema ku musozi Hori, ku rugabano rw'igihugu cya Edomu. Aroni umutambyi azamuka uwo musozi Hori abitegetswe n'Uwiteka, apfirayo mu mwaka wa 40 uhereye aho Abisirayeli baviriye mu gihugu cya Egiputa, mu kwezi kwawo kwa gatanu ku munsi wako wa mbere. Aroni yari amaze imyaka 123 ubwo yapfiraga ku musozi Hori. Umwami w'i Aradi w'umunyakanani wari utuye i Negebu yo mu gihugu cy'i Kanani, yumva yuko Abisirayeli baje, bahaguruka ku musozi Hori babamba amahema i Salumoni. Barahaguruka babamba amahema i Punoni, barahaguruka babamba amahema muri Oboti, barahaguruka babamba amahema y'Abarimu ku rugabano rw'Imowabu. Bahaguruka Iyimu babamba amahema Idiboni Gadi, barahaguruka babamba amahema muri Arumonidiburatayimu, barahaguruka babamba amahema mu misozi ya Abarimu imbere y'Inebo, barahaguruka babamba amahema mu kibaya cy'Imowabu kinini kuri Yorodani ahateganye ni Yeriko, babamba amahema kuri Yorodani. Bahereye i Betiyeheshomoti bageza muri Abeli Shitimu yo mu kibaya cy'Imowabu kinini. Uwiteka abwira Mose mu kibaya cy'Imowabu kinini kuri Yorodani ahateganye ni Yeriko ati, bwira Abisirayeli uti, nimwambuke Yorodani mukajya mu gihugu cy'i Kanani, muzirukane bene igihugu bose bari imbere yanyu, mutsembe ibibuye byabo byabajweho ibishushanyo, kandi mutsembe ibishushanyo byabo byayagijwe byose, musenye amasengero yabo yose yo mu mpinga z'imisozi, muhindure icyo gihugu mugituremo, kuko ari mwe ngihayeho gakondo. Muzaheshwe igihugu ho gakondo n'ubufindo nk'uko imiryango yanyu iri. Abaruta abandi ubwinshi muzabahe gakondo ngari, abake muzabahe nto. Aho ubufindo buzategekera umuntu abe ariho haba ahe. Muzahabwe gakondo zanyu nk'uko imiryango y'abasekuruza yanyu iri. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, turagushima uyu mugoroba, turagushima uyu munsi, turagushima uyu munsi wa gatatu, turashimira izina ryawe.
wabanye natwe muri iyi minsi uko ari 3 muri uru rugendo rwo kuva i Kadeshi twerekeza mu gihugu cy'amasezerano. Turagushimira kuko uri Imana itwibuka kandi twitwararika. Turagushimira ko udutekereza kandi ukatumenya. Turagushimira yuko utureba ukatwibuka, ukamenya ikidukwiriye, ukadutegurira ibihe nk'ibi ngibi mu gihe nk'iki kugira ngo ukorere imirimo yawe hagati muri twebwe. Ubwoko bwawe buraboshye, turananiwe, turuhiye i Kadeshi Baruneya. Turakwinjiza umugoroba udukoresha urugendo rudukura muri ubutayu. Niwe dushaka, niwe twiringiye kandi niwe twizeye. Turagukeneye, duha imbaraga zawe, ikiganza cyawe kitubeho kuko kwe ku buzima bwacu. Urakoze Mana, wumva gusenga, urakoze kugira neza. Umugoroba uha umugisha buri muntu wese Mwami biri imbere yawe. Kwindura amateka buri wese Mwami, imirimo n'ibitangaza bikore ku mugoroba. Ukize indwara, ubohore, ukize ubumuga, ukureho imyuka mibi, ukureho imivumo, ukureho amarozi, ukureho Mwami imigozi yose izirika abantu bari mu butayu. Kingura imiryango, ubohore, kwindura amateka y'ubwoko bwawe, usoza amasezerano, ukora ibikomeye. Umugoroba uhumuriza imitima y'ubwoko bwawe. Natwe tuzashima izina rye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Turimo kuganira cyangwa se turimo kuvuga, turimo masengesho yo kuva mu butayu bw'i Kadeshi. Igitabo cyo kubara ibice 33 dusomye uhereye ku murongo wa 34 kugeza ku murongo wa 54 twarimo dusoma. Ubundi iki gice kivuga ku ndaro Abisirayeli baraye mu butayu. Kivuga uduce dutandukanye Abisirayeli babambyemo amahema. Uru rugendo n'urugendo rwabaye rurerure cyane, rwamaze igihe cy'imyaka 40 ndetse n'iminsi irenga Abisirayeli bari mu butayu. Baraye henshi, baciye henshi, banyuze henshi. Ariko uyu mugoroba cyangwa se muri aya masengesho twafashe agace kamwe ko mu butayu gafite amateka y'umwihariko kitwa Kadeshi Baruneya. Ariko Kadeshi Baruneya ntabwo ari cyo gice cyonyine gusa Abisirayeli babayemo cyangwa se barayemo. Ibice banyuzemo ni byinshi. Banyuze mu butayu bagera mu gace kitwa Mara. Ubundi iyo umuntu ari mu butayu, ubutayu ni bunini, ubutayu ni bugari, kandi ubutayu bugira ibice bitandukanye. Kuba ndi mu butayu nawe ukaba uri mu butayu na runaka akaba ari mu butayu ntibisobanura yuko ibyo duhura nabyo ari bimwe. Ibyo ducamo ntago ari bimwe, n'ibyo tubona ntago ari bimwe. Kubera iki? Kuko buri gace kose ku butayu gafite ubusobanuro bwako. Ubutayu ni bugari cyane, ariko burimo ibice bitandukanye. Buri gice cyose cy'ubutayu gifite uko kimeze, gifite ibikigize, gifite imibereho yacyo n'ubuzima bwacyo. Hari ubutayu bw'Imara. Imara ni igice cyo mu butayu. Ubundi Imara ni ahantu haba amazi arura, ni ahantu hari ubuzima burura. Iyo umuntu ari mu butayu ariko akaba ari mu gice cy'Imara, ni igihe umuntu abayeho ubuzima bushaririye, ni igihe umuntu abayeho ubuzima bubishye. Iyo uri mu butayu bw'Imara ubihirwa n'ibintu byose. Nuvuga ngo ni igihe uzabona umuntu yaravuye kuri telefone, yaravuye ku ma WhatsApp, yaravuye ku ma Facebook, nta muntu bavugana, nta muntu asura, ibintu byose bifata. Nuvuga ngo iyo umuntu mu butayu bw'Imara
aba aruriwe, ababihiwe, ibintu byose bimubihiye, ubuzima babubishye, imibereho ibibishye, ababihiwe, abayigunze, abayumva ari ahantu ha wenyine nta kintu na kimwe kiba kimuryoheye, ibintu byose bari umururazi biba birura. Ako ni agace k'Imana. So abantu bari mu butayu bw'Imana babihirwa n'ibintu byose. Niyo mpamvu ushobora kureba umuntu ukavuga ngo kubera iki umuntu adaseka, kuki umuntu atishimye, kuki umuntu atanezerewe, kuki uyu muntu ibintu byose bibishye. Turazana ibintu biseka ariko ntashobora guseka, turazana ibintu binejeje ariko ntashobora kunezerwa. Ibyo wamuha byose, ibyo wazana byose biramubihira, biramururira, mbese ari mu buzima bubishye, arabihiwe. Uwo ni umuntu uri mu butayu, ariko igice arimo ni igice cy'Imana. Ari ahantu hitwa Imana. Abisirayeli bavuye muri Egiputa bageze ahantu hitwa Imana, mu butayu bw'Imana. Bahageze amazi bayanyweye yarashariraga, hararuraga, barabihiwe, bararuriwe. Icyo ni igice cy'Imana. Hari ikindi gice cyitwa Zini. Icyo nacyo ni ikindi gice gitandukanye n'Imana. Umuntu uri izini, mu butayu bw'izini, abafite abanzi benshi. Bibiri avuga ngo Abisirayeli bageze izini bahuye n'ikigeragezo cy'inzoka. Inzoka z'ubumara zirabatera, zirabarya, zirabica. Iyo uri izini uhura n'abarozi, uhura n'ibintu bikwica, bakuvuga amagambo yo kukwica. Ramandeze meneke reboze sayini. Umuntu uri mu butayu bw'izini atandukanye n'uri mu butayu bw'Imana. Imana urarurirwa ariko nta byo kukwica biba bihari. Imana urarurirwa ariko nta bumara bw'inzoka buba buhari. Ariko wageze izini akubitwa n'ubumara bw'inzoka. Abantu bamuzengurutse baba bafite indimi zimeze nk'iz'inzoka, bamubwira amagambo yo kumuvuna umutima, yo kumumena umutima, yo kumugirira nabi. Ibintu byose ababona ibintu bishaka kumwica. Iyo uri izini uba uzengurutswe n'urupfu, uba uzengurutswe n'inzoka z'ubumara. Ni ahantu habi cyane, ndetse ubona urupfu imbere yawe. Izini abantu batabarwa no kureba Yesu. Iyo uri izini nta muntu ugutabara, nta muntu ugukiza, nta muntu ukurengera. Biravuga ngo bari mu butayu bw'izini, Imana ibwira Mose ngo manika inzoka, uyirebye wese abasha gukira. Ni igihe udakira kubera umuhanuzi, ni igihe udakira kubera umuvandimwe, kubera umubyeyi, ahubwo ni igihe bigusaba gutumbera ku musaraba, ni igihe bigusaba kureba kuri Yesu. Abantu bari mu butayu bw'izini bakizwa no kureba kuri Yesu, kuko usibye Yesu wenyine gusa nta handi wacirira, nta handi watabarirwa. Ubutabazi bwose babufunze, inzira zose ziba ziziritse. Ubwo ni ubutayu bw'izini. Nuhura n'umuntu uri izini, ikintu wamumarira ni kimwe, ni ukumubwira ngo hindukira urebe kuri Yesu, kuko noho nyine gusa hari ubutabazi. Iyo urebye nabi izini abantu barahagwa, abantu barahapfira, haba hari ibintu byica abantu. Ndimo ndavuga ibice byo mu butayu. Twese tuba mu butayu ariko ntabwo tuba mu butayu bumwe. Ubutayu buratandukanye. Hari ubundi butayu bw'Isinayi. Umuntu wageze mu butayu bw'Isinayi cyangwa se bwa Sinayi, aho ni ahantu Imana itoreza abantu, itegurira abantu. Buriya abantu bose bari mu butayu ntabwo barimo bategurwa n'Imana, ntibazakubeshye. Hari umuntu uzakubwira ngo urumva ngo ndi mu butayu, ngo ariko Imana irimo irantegura, ngo Imana irimo irantunganya. Abantu bose bari mu butayu ntabwo batunganywa n'Imana, keretse abantu bari mu butayu bwa Sinayi. Iyo umuntu ari mu butayu bwa Sinayi aba arimo yiga gukomera kw'Imana, yiga amategeko y'Imana, yiga ijambo ry'Imana. Ni igihe Imana imwigisha imbaraga zayo, ikamwigisha amategeko yayo, ikamwigisha gukiranuka, ikamwigisha ubwenge bwayo, ikamwigisha imbaraga zayo. Abantu bari mu butayu bwa Sinayi bahabwa ihishurirwa, bagira amayerekwa, babona ihema ry'Imana, bahabwa strategy z'ubumana, berekwa uko umurimo w'Imana ukorwa, babwirwa uko bagomba gukora umurimo w'Imana, uko bagomba kuyobora. Mu butayu bwa Sinayi ni ahantu Imana itegurira abakozi bayo, ni ahantu Imana itegurira ubwoko bwayo, ni ahantu Imana itegurira abantu bayubaha, abantu bayigenda inyuma, abantu bayikorera, abantu bayivuga, abantu
abantu bigisha abandi. Iyo umuntu ari mu butayu bwa Sinayi aba arimo ategurwa n'Imana, aba arimo yigishwa n'Imana. Iyo umuntu asohotse muri Sinayi aba afite amategeko y'Imana, aba afite ibitabo yanditse, aba afite ubuhamya bufatika, aba afite kwigisha Imana, aba afite kubwira abantu Imana. Umuntu uri Sinayi atandukanye n'undi uri muri Zini. Umuntu uri Sinayi atandukanye n'uri Mara. Umuntu uri Sinayi atandukanye n'uri Kadeshi. Ubutayu buratandukanye nubwo bwitwa ubutayu, ariko ibara mu butayu si bimwe. Impamvu zitubesha mu butayu si zimwe, ibituma tujya mu butayu si bimwe, nibyo dukura mu butayu si bimwe, n'ubutabazi tubonera mu butayu si bumwe. Niyo mpamvu nagira ngo muri kano kanya usuzume urebe, ese ubutayu urimo ni ubuhe? Ubutayu uherereyemo ni ubuhe? Abantu bari mu butayu bwa Sinayi bavugana n'Imana kandi bumva ijwi ry'Imana, bumva imbaraga z'Imana, bumva imikorere y'Imana. Ubutayu bugizwe n'ibice byinshi kandi bitandukanye. Twafata icyumweru cyose ndetse n'ukwezi kose n'umwaka washira turimo tubabwira ku bice byo mu butayu n'ibibera muri ibyo bice n'ibikorerwa aho ngaho n'impamvu abantu bagera aho ngaho. Ariko twebwe muri aya masengesho twifuje kuvuga ku gace k'Ikadeshi. Rero bari mu butayu bw'Ikadeshi batandukanye n'abari muri bwa butayu bwose navuze. Ubutayu bw'Ikadeshi ni ubutayu abantu bageramo bari hafi kwinjira mu masezerano. Ni ahantu Imana itwara abantu ishaka kugira ngo bayizere, bayiringire, bibuke imirimo yayo, bibuke imbaraga zayo, bibuke gukomera kwayo, bibuke urugendo bagendanye nayo, bibuke ibimenyetso n'ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwabo, hanyuma bakira imbaraga nshya zibaterura zikarajyana mu gihugu cy'amasezerano. Ubutayu bwa Kadeshi ni ahantu Imana itwara abantu ari muri tesite, ari ku nkombe yo kwinjira mu masezerano. Rero abantu bageze i Kadeshi haba hari ibintu bibi. Baba bashobora kwitwara neza bakambuka bakinjira mu masezerano, cyangwa se bakitwara nabi bagatinda mu butayu, cyangwa se bagahera mu butayu, cyangwa bagapfira mu butayu. Abantu bagera mu butayu bw'Ikadeshi ni abantu baba bafite ubuhamya muri bo, ni abantu baba barigeze kubona imirimo y'Imana, ni abantu baba barigeze kumva ijwi ry'Imana, ni abantu baba barabonye ibintu Imana ikora, ni abantu baba baragendanye n'Imana, ni abantu baba baravuganye n'Imana. Umuntu utavuganye n'Imana, umuntu utagendanye n'Imana, umuntu utabonye ibitangaza Imana ikora, umuntu utabonye imirimo y'Imana, ntabwo Imana ijya imutwara mu butayu bw'Ikadeshi. Munyumve neza, umuntu udafite ubuhamya bufatika bw'ibyo Imana yakoranye nawe, ntabwo Imana ijya imwemerera kujya Ikadeshi. Kuko Ikadeshi ni hehe? Ikadeshi ni ahantu ugera ukareba amasezerano imbere yawe, ukareba igihugu cy'amasezerano imbere yawe, ariko ukabona ibihanda by'Abanaki, ukabona ibihanda by'Abayebusi, ukabona ibihanda by'Abanyakanani. Ikadeshi ni ahantu ugera ukabona ibintu bikomeye cyane bikubuza kwinjira amasezerano, ukabona ibintu bikomeye cyane bikwibagiza imirimo y'Imana yakozwe mu buzima bwawe, ukabona ibintu bikomeye cyane bikwibagiza igihe watatse Imana ikakumva. Ikadeshi ni ahantu ugera amarangamutima yawe akageragezwa, ukwizera kwawe kukagosorwa, umutima wo kunda Imana ugashyirwa ku gipimo, ugacuguswa, amarangamutima akageragezwa. Rero abantu benshi iyo bageze Ikadeshi ntabwo bamenya ko ari ahantu ho kugeragerezwa, ntibamenya ko ari ahantu ho kugosorerwa. Barahindukira bakibagirwa Imana, hanyuma bagahanga amaso ibyo bareba, barangiza bakajugumira ubwabo bwakwinjira mu buzima bwabo, bakarekura Imana, bagatangira kurengerwa n'inyanja. Bibiliya ivuga ku mugabo witwa Petero. Uyu mugabo witwa Petero biratubwira ngo mu ijoro rimwe, ryari ijoro cyangwa se kari igicuku,
bari bahuye n'intambara zikomeye cyane, barimo bambuka, barimo bajya mu gihugu cy'Imagadalena. Ariko icyo gihe Yesu yagiye ku musozi gusenga, abwira ba Petero ngo nimufate uru rugendo mwishire mu bwato, hanyuma mujye hakurya ndaza kubasangayo. Hakurya bari bagiye hari umugabo urimo abadayimoni. Uyu mugabo urimo abadayimoni watanzweho ibitambo. Abadayimoni bari muri uyu muntu bamenya ko hari intumwa 12 zishe, kandi bamenya ko Master waza ari inyuma, ndetse Yesu Kristo we yari yaraye ku musozi arimo arwana n'aba badayimoni bari muri uyu muntu. Yarwanye nabo mu buryo bw'umwuka mbere yuko ahura nabo. Niyo mpamvu yarabwiye ba Petero, arabwiye ngo nimufate uru rugendo mugende mwenyine, yewe ndaza kubasangayo. Kubera ko yarazi igikorwa kimutegereje, ntabwo bishoboka yuko ahaguruka ngo agende direct atabanje guca imbere y'Imana. Arabanza arazamuka ajya imbere y'Imana injira mu masengesho, arajoro ryose asenga, arajoro ryose arimo hamagara Imana, arajoro ryose arimo kwinginga Imana, arajoro ryose arimo gutakambira Imana, arimo guhamagara imbaraga z'Imana, arajoro ryose arimo aboha abazimu, arimo aboha abadayimoni, arimo kubakubita, arimo kubashwanyaguza. Hanyuma abadayimoni barebye Yesu arimo kubakubita ari mu butayu, babona abandi bagabo barimo baza babasanga, ariko batarimo basenga, badafite kwizera. Abadayimoni baravuga ngo uri hakurya mu butayu we ntago tumushobora, kuko barimo arasenga, arimo aradukubita. Ariko bana bari mu nyanja bo nta kwizera bafite, nta no gusenga bafite, reka tumanuke tubatere tubarohe muri iyi nyanja. Biravuga ngo abademoni baramanuka buzuza umuraba mu nyanja. Ba Petero bari mu nyanja, inyanja ishaka kubarenga hejuru, bararwana ijoro ryose, bararwana bwenda guca mu museke. Yesu Kristo ava ku musozi, yaramaze kunesha abazimu, arangije azagendera hejuru y'inyanja. Mugera arimo agendera hejuru y'inyanja, Petero amwitegereza n'abandi, imitima irahahamuka, buzura ubwoba. Bamaze kuzura ubwoba barataka. Yesu arabwira ngo ntabwo ndi umuzimu, ndi Yesu. Petero avuga ati nimba uri Yesu, tegeka kano kanya ntera intambwe nzahura ingenda hejuru y'amazi. Yesu aramubwira ngo ngwino nsange. Hallelujah. Petero ava mu bwato, atera intambwe ya mbere hejuru y'amazi, birakunda. Atera iya kabiri, birakunda. Atera iya gatatu, birakunda. Yarahanze amaso Yesu. Atera iya kane, birakunda. Ngo agere hagati akura amaso kuri Yesu. Ibi nibyo biba ku bantu bari mu butayu bw'i Kadeshi. Akura amaso kuri Yesu, hanyuma yibuka imiraba yari irimo ibazunguza, ibakoza hirya no hino, ibamanura, ibacengesha, ibanyeganyeza. Yibuka ubwo ikinyanja yendaga kubamera, yibuka intambara irimo barwana mu bwato, yibuka yuko ahagaze hejuru y'amazi. Biravuga ngo atangira kumanuka, atangira kurengerwa. Ariko atangiye kumanuka azamurijwe arataka. Ibi nibyo bako bantu bari mu butayu bw'i Kadeshi. Abantu bari Kadeshi bakura amaso ku Mana, bagatangira kuyahanga Abaheti, bakayahanga Abanaki, bakayahanga ibigo birebire, bakayahanga ibibazo birebire by'amajeya binini cyane, bigari cyane. Hanyuma amaso akava ku Mana, bagatangira kumirwa n'ubutayu. Ubutayu bugatangira kubamira, Iyo batagarutse vuba ngo batake nka Petero, ubutayu burabamira bukabarenga hejuru, bagapfira mu butayu. Abantu bapfira i Kadeshi ntabwo ari abantu batavuganye n'Imana. Abantu bapfira i Kadeshi ntabwo ari abantu batabonye Imana ikora. Abantu bapfira i Kadeshi ni abantu bafite iby'Imana yavuganye nabo. Turi mu masengesho yo kuva i Kadeshi kwinjira i Kanani. Twarabivuze mu nyigisho zatambutse ku cyumweru, kwa mbere, kwa kabiri n'umunsi kwa gatatu. Bakoze Imana batandukanye bakomeje kutwigisha
batubwira ku butayu bw'i Kadeshi. Uyu mwanya ni umwanya w'amasengesho cyane, ntabwo ari umwanya wo gusobanura byinshi. Tugiye kwinjira mu masengesho. Ariko mbere gato ko twinjira mu masengesho, Abisirayeli baciye muri ubu butayu butandukanye, bageze mu butayu bw'i Kadeshi, bareba igihugu imbere yabo. Imana babwira mugende mu gitati, baragenda bakinjiramo, bazana imbuto zacyo, bazana imizabibu yacyo. Barangije baravuga ngo igihugu ni cyiza nk'uko Imana yabivuze, ariko abantu twasanze hari barimo batureba batubonaga nk'inzige. Ubundi ni ibisanzwe, abakureba reka bakubona uko bashaka, ariko ikibazo gikomeye, ndavuze ngo ikibazo gikomeye, Abisirayeli barahindukira bavuga ngo natwe twakwireba tukibona nkazo. Umva bwoko bw'Imana, abakunda Imana, muzareke ababareba babona uko bashaka, ariko ntimuzigire mwibona nk'uko abareba babona. Umuntu nakuraka kubona nk'umukene uzamureka kubone gutyo, nakuraka kubona nk'indushyi uzamureka kurebe gutyo, nakubona nk'umuntu udashoboye, nakubona nk'umurwayi, nakubona nk'umuntu wagumiwe, nakubona nk'umuntu wishwe n'inzara, nakubona nk'umunyamadeni, nakubona nk'umuntu udafite epfo na ruguru, nakubona nk'umuntu udafite ibyiringiro, nakubona nk'umuntu udashoboye, nakubona nk'umuntu utarize, nakubona nk'umuntu udafite gahunda, uzamureka kureba uko, uzamureka kubona uko. Ariko wowe ntuzigere wibona mu ishusho abandi bakurebamo. Ikosa rikomeye Abisirayeli bakoze mu butayu bw'i Kadeshi, baravuze ngo barimo batureba, baratubona nk'inzige, natwe twakwireba tukibona nkazo. Ntukibone nk'inzige, ntukibone nk'indushyi, ntukibone nk'umunyabibazo. Reka abandi bakubone nk'umukene, ariko wibone nk'umukire. Reka abandi bakubone nk'indushyi, wibone nk'umuntu wahiriwe. Reka abandi bakubone nk'umuntu watawe, wibone nk'umuntu ukunzwe. Reka abandi bakubone nk'umuntu watsinzwe, wibone nk'umuntu ushoboye, wibone nk'umuntu ufite gahunda, wibone nk'umuntu ufite ejo hazaza hazima. Ntukemere kwireba uko isi kureba, ntukemere kwibona uko isi kubona. Ikosa rikomeye Abisirayeli bakoze kugira ngo bare mu butayu bw'i Kadeshi, bibonye nk'inzige. Igihe cyose uzireba ukibona nk'uruzige, uzamenye ko ibyo bikurangiranye. Nubwo ufite amasezerano, nubwo Imana yavuganye nawe, nubwo Imana igufiteho umugambi muzima, nubwo Imana ikomeye, ariko igihe wowe wireba ukibona nk'uruzige, ndakubwiza ukuri mwene data, ntabwo uzigera uva mu butayu bw'i Kadeshi. Abantu bose baje mu butayu bw'i Kadeshi bitangirira uko bireba. Alo, bwoko bw'Imana munkurikiye, ikosa rya mbere rikomeye kuruta ayandi yose Abisirayeli bakoze bageze i Kadeshi, ni ukwibona uko umwanzi ababona. Bibiliya iravuze ngo baravuga ngo twireba, baturebaga bakatubona nk'inzige, natwe twakwireba tukibona nkazo. Igihe cyose uzibona uko isi kureba, ibyawe birakurangiranye. Igihe cyose uzibona uko abantu bakubona, bye bye. Igihe cyose uzibona, igihe cyose uzivuga uko abantu bakuvuga, ibyawe bikurangiriyeho. Nta byiringiro bikuri, umva ngo ukuri inzira ku murima, nta byiringiro bigihari ku buzima bwawe. Igihe cyose wibona uko abantu bakubona, ukireba uko abantu bakureba, ukivuga uko abantu bakuvuga. Abantu bavuga ngo urapfuye, nawe ukavuga ngo urapfuye. Bavuga ngo ntushoboye, nawe ukavuga ngo ntushoboye. Bavuga ngo urakenye, nawe ukavuga ngo urakenye. Reka nkubwire, bye bye, uri muri icukurura ukihamba. Kugira ngo ushobore kuva mu butayu bw'i Kadeshi, ntabwo uzabuza abakureba kukureba uko bashaka ko bakureba, ariko kirazira kikaziririzwa. Ntugahuze
uhuze nabo, ntukemeranye n'ibibazo bikuzengurutse, ntukemeranye n'abanzi bawe. Reka bavuge ngo uru ruzige, uvuge ngo ndi umutwe, uvuge ngo ndi umwami, uvuge ngo ndashoboye, uvuge ngo ndakomeye. Niyo ntsinzi Joshua na Kalebu bazanye. Nta muheto bafashe, nta mwambi bafashe, nta gitambo batanze, nta maturo menshi batuye, nta cyacumi bari batanze. Oya reka nkubwire, nta kimasa bari babaze. Barahagaze baravuga ngo abo banaki nubwo ari barebare ntabwo tubihakanye, nubwo bazi kurwana ntabwo tubihakanye, n'ibindi byose afite ntabwo tubihakanye, ariko icyo tuzi cyo ni kimwe, dufite Imana mu ijuru. Nibitwishimira tuzabarya nk'abarya imitsima. Nta kibarengera bagifite, nta mutabazi bafite. Twebwe turi kumwe n'Imana, turashoboye, turakomeye. Mandarabasekere Mosayini. Ako kanya Joshua na Kalebu bahagara imbere y'abantu, barabwira ngo ahubwo nimuhaguruke nonaha muze tugende tujye kubatera, kuko turi kumwe n'Imana. Abagabo babiri biyumvamo imbaraga, biyumvamo ubushobozi. Ntabwo bigeze bona nk'inzige, ntabwo bigeze babona nk'abadashoboye, ntabwo bigeze babona nk'abisi yarangiriyeho, ntabwo bigeze babona nk'aho ibintu byabacikiyeho, ahubwo bibonye nk'abanyembaraga. Ndetse banavuga ngo aka kanya immediately, reka duhaguruke tujye gutera, reka duhaguruke tujye kurwana, reka duhaguruke tujye gufata igihugu Imana yaduhaye. Reka tugende, niba Imana iri mu ruhande rwacu, niba Imana ihagaranye natwe, tuzabarya nk'abarya imitsima. Umva abantu banesha ubutayu bw'i Kadeshi. Bwoko bw'Imana ndababwiza ukuri, iyi niyo strategy yonyine gusa. Iki nicyo mukeneye gusa, nta kindi. I Kadeshi ntabwo ukeneye intwaro nyinshi, ntabwo ukeneye amaturo menshi, ntabwo ukeneye ibintu byinshi. Ukeneye kwizera ubundi ukatura, ukeneye guhaguruka ubundi ugahamya, ukavuga bitandukanye n'ibyo ureba, ukavuga bitandukanye n'ibikuzengurutse, ukavuga bitandukanye n'ibyo wumva, ukavuga bitandukanye n'ibyo abantu bakuvugaho. Wowe ukareba ku Mana yawe, ukibuka aho Imana yagukuye, ukibuka ibyo Imana yakurwaniriye, ukibuka intambara Imana yagucishijemo, ukavuga ngo Imana yabanye nanjye ku nyanja itukura, ntabwo yandekera i Kadeshi. Ukavuga ngo Imana yafashe ingabo za Farawo ikaziroha mu nyanja itukura. Aba banaki ntabwo ari bakomeye kurenza Farawo, ntabwo bakomeye kurenza ya magare, ya mafarashi yari inyuma yacu ku nyanja itukura. Wa muriro wamanutse ugagara hagati yacu muri cya gicuku, muri rya joro, ingabo za Farawo zidusumiye, zituzengurutse, zenda kudufata. Umuriro ukava imbere ukajya inyuma, Imana igagara hagati yacu n'ingabo za Farawo ikabuza kutwegera. Ijoro ryose bakatureba batabasha kugera aho turi. Ntabwo iyo Mana yigeze isaza, ntabwo yigeze inanirwa, ntabwo yadusize, ntabwo yadutereranye. Ramandere bosekere Mosayini. N'uyu munsi wa none iri imbere yacu. Aba banaki twebwe tubona bameze nk'imitsima, nubwo abatureba tumeze nk'inzige, ariko twe turabona nk'imitsima. Tubasha kubarya kandi tuzabamira bunguri. Hallelujah, 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 hallelujah. Nimba unyumva nterera hallelujah. Abantu Imana igiye kwambutsa ijoro, hallelujah. Abantu Imana igiye gukura mu butayu bw'i Kadeshi, hallelujah. Abantu bagiye kurya abanaki nk'imitsima, hallelujah. Mandarabasekere Mosayini. Vuga hallelujah uherereye hose. Mandarabasekere Mosayini. No muri komenti muzandike, kuko Uwiteka Imana atuvanye i Kadeshi atujyana i Kanani. Reka mbabwire ngo yatuvanye muri Egiputa niyo itujyana, niyo ituri imbere, niyo ituyoboye, niyo iduhagarikiye. Abanaki nibyo barahari, ntabwo tujya. Umva ijambo. Ntabwo twavuye muri Egiputa kuko Farawo yari yabyemeye. Ntabwo twambutse inyanja itukura kuko twari dufite ubwato. Ntabwo ingabo za Farawo zahetse kutwicira mu nzira kuko zari zitugiriye impuhwe, ahubwo ni Imana. N'Imana yatwemeye, n'Imana yatwemereye, n'Imana yatugiye imbere, n'Imana
yaturwaniriye, n'Imana yadutsindishirije. Rero nimba byari bimeze gutyo, no kugira ngo twinjire i Kanani, ntabwo ari uko abanati bazaba baduhaye inzira, si nuko bazaba badahari, si nuko bazaba babyemeye. Umva, reka nkubwire, kugira ngo dusohoke muri Egiputa, nta musada wa onkere twabonye, nta bufasha buvuye ahandi ahari hose twigeze tubona. Imana yamanutse mu ijuru, niyo yaturwanira izo ntambara, niyo yatugiye imbere, niyo yaduciriye iyo nzira. Rero no kugira ngo twinjire i Kanani, ntabwo ari ubufasha, oya, ntabwo ari ingabo nyinshi, oya, ntabwo ari uburebure si n'ubunini bwacu, oya, ahubwo ni uko Imana itwishimira. Mandarebo sokoromo shekeremo se, mandaraba sakarama sekeremo se. Uyu mugoroba ndibuka aho Imana yankuye, uyu mugoroba ndibuka intambara Imana arwanye mu buzima bwanjye, uyu mugoroba ndibuka ubugari bw'Imana n'ubunini bw'Imana, uyu mugoroba ndibuka imbabazi z'Imana ku buzima bwanjye, uyu mugoroba ndibuka intambara Imana yarwanye ku buzima bwanjye. Nimba hari ikintu ubuka Imana yakoze mu buzima bwawe, nyemerera iri joro ukibuke, nyemerera iri joro ucyature, nyemerera iri joro ukivuge, nyemerera iri joro ugisubiremo, nyemerera iri joro uvuge ati Imana, handi warahabaye uracyari Imana. Ora mandara basakara mashekere mosai. Ndimo ndavugana n'abantu Imana yambukije, ndimo ndavugana n'abantu Imana yagiriye neza, ndimo ndavugana n'abantu reba sekere mosai. Reka mbabwire, ubundi ubutayu bw'i Kadeshi, kuburi Kadeshi si uko Imana yakwibagiwe, kuburi Kadeshi si uko Imana yagutaye, kuburi Kadeshi si uko Imana itariho, kuburi Kadeshi si uko Imana idakora, oya, ahubwo n'ahantu ugera ukibuka imirimo y'Imana. Reka nkubwire, hari igihe abantu bajya bakureba i Kadeshi bakagira ngo ntibigeze kubona Imana, bakagira ngo ntibigeze kumva Imana, bakagira ngo ntibigeze kuganira n'Imana, bakagira ngo ntibigeze kubonana n'Imana, bakagira ngo ntibigeze kuba mu gituza cy'Imana. Ariko reka nkubwire, abantu bari i Kadeshi baba bafite ubuhamya bugenda, baba bafite amasezerano, bafite amajenda yanditsemo ibintu byinshi. Akaga n'agahinda ni ukubyibagirwa. Ikintu kibabaje, ikintu giteye agahinda ni ukwibagirwa ibyo Imana yagukoreye. Ni ukwibagirwa imvugo y'Imana, ni ukwibagirwa ijoro Imana yagucishije, ni ukwibagirwa ko urwo rugo urimo ariyo yaruguhaye, ni ukwibagirwa ko abo bana urimo ngo wabuze minerivare ari Imana yabaguhaye, ni ukwibagirwa yuko ubwo bukumi urimo uvuga ngo wahezemo ari Imana yabuguhaye. Kwibagirwa, kwibagirwa, gukura amaso ku Mana, nibyo bituma abantu bamirwa n'ubutayu bw'i Kadeshi. Ariko uyu mugoroba, imirimo Imana yakoze mu buzima bwawe, imirimo Imana yakoze ejo hashize, ni ubuhamya bw'uyu munsi n'imbaraga z'ejo hazaza. Ni ikiraro kikwambutse Kadeshi, ni ikiraro kikwinjiza i Kanani. Tugiye gusenga Imana muri kano kanya. Hari ahantu Imana igomba kugukurira ijoro, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi. Nyemerera uzamure ijwi ryawe usenge aho uri, nyemerera uzamure ijwi ryawe usenge. Nimba uri mu butayu bwa Zini, nubwo tutabuvuzeho, ariko Imana ihagukure muri kano kanya. Nimba uri mu butayu bw'Imana, Imana ihakuvane muri kano kanya. Ariko abantu bicaye i Kadeshi, mugomba gusohoka. Reka mbabwire, twinjira mu mwanya w'isengesho. I Kadeshi ni ahantu ukorera ikosa ritoya. Wari ufite mariage mu 2022 igahita yimukira mu 2030.
uko niko Kadeshi hameze. I Kadeshi ni ahantu ukorera ikosa, ubukire bwawe bwari buri mu mwaka umwe uri imbere bugahita bwimukira mu myaka 15 20 I Kadeshi ni ahantu ukorera ikosa, wari kugura imodoka mu mezi 2 ari imbere ugahita umara imyaka 5 ugenda n'amaguru. I Kadeshi ni ahantu ukorera ikosa, wari kubona akazi mu minsi 3 iri imbere ugahita ukubita imyaka 10 uri umushomeri. Bibiliya ivuga ngo Imana ibwira Abisirayeli ngo ikosa mukoze mwamaze iminsi 40 murimo mutata igihugu, umunsi uzahwana n'umwaka, muzamara imyaka 40 muzenguruka mu butayu, muragira intama mu butayu, urubyaro rwanyu ruzaragira intama mu butayu kugeza igihe muzapfira, urubyaro rwanyu rukinjira mu gihugu cy'amasezerano. Iki nicyo giteye ubwoba ku butayu bw'i Kadeshi, kuko mistake nto ukorera i Kadeshi igusubiza inyuma, irakurindiriza, ikuzengurukisha ahantu wakabe waravuye kera. Hari abantu turimo tuvugana muri kano kanya bari mu buzima bakabe barabuvuyemo imyaka n'imyaka yarangiye, barimo bazenguruka ahantu hakabaye harahindutse amateka mu buzima bwa, bicaye mu bukene, bariko barasohotse mu myaka 30 ishize, mu myaka 20 ishize, ariko mistake imwe yonyine gusa yabahaye urugendo rw'imyaka. Uyu mugoro tugiye gusaba imbabazi z'Imana. Unyemerere usaba Imana imbabazi. Ejo tuzakomeza tubabwira n'andi makosa menshi akorerwa mu butayu bw'i Kadeshi, nkuko n'abakozi Imana bakomeje kuyavuga. Tuzakomeza tuyababwira ku iki cyumweru cyose kugeza ku cyumweru turimo turasenga ngo Imana idukore mu butayu bw'i Kadeshi. I Kadeshi ni ahantu abantu bapfana amasezerano Imana yaravuganye nabo. Abisirayeli bose bari i Kadeshi, buri wese yari afite isezerano, kuko umuntu wese wambutse inyanja itukura yari afite isezerano rivuga ngo uvanywe muri Egiputa mu buretwa ujyanwe i Kanani mu gihugu cy'amasezerano. Imana isanga Abisirayeli kwa Farawo ituma Mose. Abisirayeli nta masezerano bari bafite. Imana yabibutse kubera isezerano rya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariko iyo generation yindi yari iriho nta sezerano bari bafite, kuko nyuma ya Yosefu ntabwo Imana yongeye kugira umuntu umwiganiriza. Imana yongeye kubonekera Mose mu gihugu cya kumurimo, bamubwira ngo genda uvane buriya bwoko, kuko nibutse isezerano nasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Abisirayeli bo nta masezerano bari bafite muri sekuruza, ariko bo ubwabo nta sezerano namwe bari bafite. Ariko Mose ageze muri Egiputa agarutse, bose bahabwa isezerano bwo kuva muri ubwo buretwa bakajyanwa mu gihugu cy'amasezerano. Mose yabwiye ngo Imana yambwiye ngo nze mbavane muri iki gihugu mbajyane mu gihugu cy'amasezerano. Rero bose n'uruhinja rwari barimo rwari rufite isezerano ryo kwinjira mu gihugu cy'amasezerano i Kanani. Rero abantu bose bari bahagaze aho Kadeshi Baruneya bose bari bafite amasezerano. Abantu bapfira mu butayu bw'i Kadeshi ni abantu bafite amasezerano, ni abantu bavuganye n'Imana, ni abantu baganiriye n'Imana, hagara abantu batagira amasezerano. Ariko amasezerano bari bafite bayakoreyemo amakosa. Nagira ngo umenye iki ngiki, nubwo Imana baravuganye nawe i Kadeshi Baruneya yica amasezerano, ibintu Imana yavuganye nawe ukabipfana ukabijyana ikuzimu, urubyaro rwe rukazasigara rubenefisiya muri ayo masezerano wahawe, ariko wowe ubutaha bukakumira. Niko bigenda. Ntiwirarire ngo cyangwa se ngo wirare ngo ufite amasezerano. Oya, abantu bahera i Kadeshi ni abantu bafite amasezerano, kuko ntiwinjira i Kadeshi utagira amasezerano. Nta muntu n'umwe winjira i Kadeshi adafite isezerano ry'Imana. Niyo mpamvu uri muri kano kanya tugiye kuririra Imana, tugiye gutakira Imana, tugiye gusenga Imana.
imbabazi z'Imana zimanuke hejuru ubuzima bwacu. Buri muntu wese udukurikiye, abari kuri free conference, abari ku mbuga z'abakunda Imana, abari kuri AM12 TV, reka twese duce bugufi tujye imbere y'Imana, turirire Imana, twinginga Imana, dusenga Imana. Imana itubabarire amakosa yose twakoreye Kadeshi, amakosa yose twakoranye amasezerano. Imana yatubabarire kuko benshi bakaba barageze mu gihugu cy'amasezerano, ariko uyu munsi wa none baryamye Kadeshi, barazenguruka Kadeshi, barasubira inyuma ku nyanja. Imana yaremye ijuru n'isi. Uyu mugoroba Imana uri imbabazi hejuru ubuzima bw'umuntu ari we wese. Nyemerera aho uzamura ijwi ryawe utangire usenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rifite imbaraga n'imbabazi, Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndakwinginga mu mbabazi zawe, ndakwinginga mu bushobozi bwawe no mu rukundo rwawe. Ndasenga abana bawe, ndasenga abakunda Imana, ndasenga ubwoko bwawe, ndahamagara umwuka wawe, ndahamagara imbaraga zawe, ndahamagara ubushobozi bwawe. Manuka ubabarire ubwoko bwawe Mwami, intama zawe zipfiriye mu butayu. Intama zawe zihaze Kadeshi Barune. Data, twaracumuye, twaritotombye, twagize ubwoba, twarebye ku Banaki. Ndakwinginze Mana, suka imbabazi zawe hejuru ubuzima bwacu Mwami. Reka imbabazi zawe zimanuke Jehova Shi. Reka Mwami kugira neza kwawe kururuke. Mandoro boshekero Musai. Data, turihanye ubwoko bwawe, duciye bugufi imbere yawe, utubabarire kuko twakoze amakosa aduheza Kadeshi. Twaritotombye, twibagiwe imirimo yawe, twibagiwe imbabazi zawe, twibagiwe ibyo ukora, twibagiwe Mwami, twaribagiwe tujya kure y'ubwiza bwawe, twaribagiwe Mwami, twibagiwe ibyo wakoze, twibagiwe amasezerano dufite, twahanze amaso kubigaragara, twahanze amaso kubiduteye ubwoba. Ntabwo twakwiringiye nk'Imana, ntabwo twakwizeye nk'Imana, ntabwo twagukurikiye nk'Imana. Uyu mugoroba duciye bugufi imbere yawe, duciye bugufi munsi yo kugira neza kwawe, duciye bugufi munsi y'imbabazi zawe. Ubwoko bwawe utubabarire Data, gitareka amahanga, udukureho igihano cyo muri buno butayu Mwami, igitumye abana bahera Kadeshi, igitumye amasezerano adasohora, igitumye tutagera mu mwuzuro w'amasezerano, igitumye tutagera ku mugambi wawe. Duciye bugufi Mwami, utubabarire, duciye bugufi Mwami, utubabarire Data. Muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, dukura aha hantu Mwami, dukure muri ubu butayu mu izina rya Yesu Kristo. Abadukurikiye mwese, abari ku mbuga mwese, mureke dusengere hamwe, takambira Imana, ririho Imana kugira ngo ikubohore, igukure muri buno butayu bw'Ikadeshi, igukure aho hantu waheze kubera amagambo yawe, kubera ibitekerezo byawe, kubera kuvuga uko abantu bakuvuga, kubera kutiringira Imana, kubera kutizera Imana, kubera impamvu zitandukanye. Ririho Imana muri kano kanya. Zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe usenge. Ramando rebo shekere Mosai, Rabasakara mando rebo shekere Mosai. Rabasekeremo shekeremo sakando rabasakara Masai. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye,
senga muri kano kanya, ririra Imana, takira Imana. Hari ubutayu urimo, hari ubutayu ugomba kuvamo, hari ubutayu ugomba gusohokamo, hari ubutayu wicayemo, hari ahantu waheze uhicaranye amasezerano. Imana yavuganye nawe byinshi ariko nta na kimwe gisohora. Imana yakubwiye ibyo izakora, Imana yakubwiye aho ikujyana, ariko uheze mu butayu wicaranye amasezerano, urimo urapfana amasezerano. Ubutayu burimo burakumira, burimo burarenga hejuru y'ubuzima bwawe, burimo burakurengaho, burimo burakurengaho. Ntabwo ukibona Imana, ibyiringiro byawe birashize, ibyiringiro byawe byararangiye. Takira Imana muri kano kanya, ubura amaso yawe. Bibiliya iravuga ngo Petero azamura ijwi ryiwe arataka, abwira Yesu ngo ndapfuye ndengera. Abantu barimo kubirwa n'ubutayu. Hari ikosa rikomeye Abisirayeli bakoze bari mu butayu bw'i Kadeshi. Ubwo Imana yarakaraga ikavuga ngo muzarimbukirane mu butayu, ntabwo bigeze bicuza icyo bakoze, ntabwo bigeze basenga, ntabwo bigeze baririra Imana, ntabwo bigeze bihana, ntabwo bigeze basaba Imana imbabazi. Oya, babyakiriye gutyo, bemeye ibihano, bemeye gupfira mu butayu. Ariko uyu mugoroba ntiwemere kugwa muri ubwo butayu, ntiwemere kugwa muri ibyo bibazo, ntiwemere guhera muri izo ntambara. Ndakwingize muri kano kanya, takambira Imana, ririra Imana, ingingo Imana ikuvane muri ubwo butayu bw'ubukene, Imana ikuvane muri ubwo butayu bwo kutarongorwa, bwo kutarongora, ubwo butayu bwo kutabyara, ubwo butayu bw'ubushomeri, ubwo butayu bwo kutabana n'umugabo, ubwo butayu bwo kutabana n'umugore, ubwo butayu bwo gusenyuka ku rugo rwawe, ubwo butayu bw'ubupfubyi, ubwo butayu bw'ubupfakazi. Ririra Imana muri kano kanya, takambira Imana. Uyu mugore Imana igusore, uyu mugore Imana ikuvana aho hantu. Icyatumye n'amasengesho tuyashiraho, icyatumye n'amasengesho tuyazana, ni ukugira ngo Imana iturengere, ni ukugira ngo Imana idukure Kadeshi, ni ukugira ngo tuve ahantu turuhiye, ahantu turemerewe, ahantu udafitiye ibyo kurya, ahantu udafitiye imyambaro, ahantu imishinga yose yapfuye, ahantu ntawe ugukunda, ahantu utagira igikundiro, ahantu ntawe ukumva, ahantu bose bagusuzugura, ahantu nta n'umwe ukwitaho. Imana ihagukure, Imana ihakuvane, Imana ihakuvane, Imana nikuvana aho hantu, Imana nikuvana aho hantu. Takambira Imana mu izina rya Yesu. Nanjye ndagusengera muri kano kanya, nanjye ndinginga Imana ku bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ubutayu n'ubusohokemo, imbaraga z'Imana izikubohore, imbaraga z'Imana izigukura muri ubutayu mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Senga mu izina rya Yesu, senga mu izina rya Yesu. Hamagara Imana, hamagara Imana y'umugoroba. Nanjye ndagusengeye, ndamanura amavuta hejuru y'ubuzima bwawe, ndamanura imbabazi z'Imana hejuru y'ubuzima bwawe. Imana ya Isirayeli ikuvana aho hantu witotombeye, Imana igukureho ibyo bihano, Imana ikuvanaho umujinya wayo, Imana ikuvanaho uburakari bwayo. Isezerano ry'Imana ku buzima bwawe ryongere rikomezwe. Imana ibuka icyo yasezeranye, Imana isoza umugambi wayo mu izina rya Yesu Kristo. Ukuboko kw'Imana kugutabare, ukuboko kw'Imana kukurengere. Dore ubutayu burimo burakumira, ubutayu burimo burakumira, burimo burakurengera, ubusiribateri burimo burakurengera, ubupfakazi burimo burakurengera, burimo burakumira, burimo buracokera, ubukene burimo burakumira, burimo burakurenga hejuru. Imyaka irimo irakujyana, ibihe birimo birakujyana, ukoze akazi kabi imyaka irenga 10, uri muri positi imwe, ukorera ubusa, ukorera imyica n'icyise. Remoshakaramasakemera. Igihe cya pasiyo kirimo kirakugerana, urimo urasaza nta kintu ugezeho, urimo urasaza nta hantu ugeze. Ariko uyu mugore w'Imana ikurengere, uyu mugore w'Imana igutabare, uyu mugore w'Imana igutabare. Takira izina rya Yesu. Yesu ajya abasha gufata ukuboko abarimo barohama, Yesu ajya afata ukuboko abarimo bagenda, Yesu ajya afata ukuboko abarimo bamanuka. Ubwo bwoba ufite burekure. Zamura umutima wongere wiringira Imana, zamura umutima wongere wizera Imana. Bwira Imana ngo Mana ndakwizeye, nubwo nari nakuvanyeho amaso, nubwo nari mfite ubwoba bw'ibyo ndimo gucamo, nari mfite ubwoba bw'icyo nzishyuriza ejo hazaza, mfite ubwoba bw'icyo nzambara ejo, mfite ubwoba bw'icyo nzishyura amashuri y'abana, mfite ubwoba bw'uko akazi bazanyirukana, mfite ubwoba bw'ikredi nafashe, mfite ubwoba bw'inzu ndimo banki zateza cyamunara. Ubwoba ni bwinshi,
ubutayu burimo burakumira, ariko uyu mugoroba Imana ijya igira imbabazi, Imana ijya ikura abantu i Kadeshi. Nimba Yesu ubona ko batarahapfiriye, ni ikimenyetso cy'uko nawe utahapfira, ni ikimenyetso cy'uko nawe wahasohoka, ni ikimenyetso cy'uko nawe utakorwa n'isoni. Ongera wiringire Imana, ongera wizere Imana, senga ubwira Imana ngo Mana urabishoboye, Mana wankiza, Mana wandengera, Mana wandwanirira, Mana wansora ahantu, Mana wampa umugabo, Mana wampa umugore, Mana wampa urubyaro, Mana wampa aho kuba, Mana wampa akazi, Mana wanyishyura amadeni, Mana wampa inzu yanjye, Mana wankura muri iki gihugu, Mana wampa gakondo, Mana wankura mu buhunzi, Mana wankura mu ntambara, Mana wankura mu mubabaro, Mana wankurayo, wankurayo Mwami, wankurayo Mana nzima, wankurayo Mana ikomeye, wankurayo Papa, wandengera rebosekere mosaini. Senga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, senga mu izina rya Yesu, senga mu izina rya Yesu. Hamagara Imana, hamagara imbaraga z'Imana, hamagara kubaho kw'Imana, hamagara ubwiza bw'Imana, hamagara ubushobozi bw'Imana, hamagara amavuta y'Imana. Iri joro Imana igutabare, iri joro Imana ikurengere, iri joro Imana iguha ibyawe, iri joro Imana iguha ibyagusezeranije. Ibuka amasezerano, ibuka amasezerano. Imana dusenga ni Imana nzima, ni Imana itivuguruza, ni Imana itabeshya. Ibyavuze ni ukuri basha kubikora, ni Imana yo kwiringirwa. Ijambo ry'Imana avuga ngo nubwo tutakwizera ihora ari yo kwizerwa. Uyu mugoroba ongera uyisenge, ongera uyitakire, ongera uyihamagare. Ndabona abantu barimo babohoka, ndabona abantu barimo bakira, ndabona barimo bakurwaho iminyururu, ndabona abantu basorwa mu butayu. Senga mu izina rya Yesu, uyu mugoroba wabohoka, uyu mugoroba watabarwa, uyu mugoroba Imana yakurengera, uyu mugoroba ikiganza cy'Imana cyagufata, uyu mugoroba izina ry'Imana ryakurengera. Senga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, senga mu izina rya Yesu. Hamagara Imana, hamagara imbaraga z'Imana, hamagara kubaho kw'Imana, hamagara ubwiza bw'Imana, hamagara amavuta y'Imana, hamagara umuriro w'Imana, hamagara imbabazi z'Imana, hamagara urukundo rw'Imana. Senga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, senga mu izina rya Yesu, senga mu izina rya Yesu. Iri joro Imana yagukorera ubukwe, iri joro Imana yaguha umugabo, iri joro Imana yaguha umugore, iri joro Imana yagukiza, iri joro Imana yakubakira urugo, iri joro Imana yakuraho iyo divorce, iri joro Imana yaha umugabo wawe akazi, iri joro Imana yaguha kuba, iri joro Imana yakwishyura kredi, iri joro wabona imbabazi z'Imana, iri joro wabona ikiganza cy'Imana. Senga Imana, hamagara Imana, aho uri senga, aho uri senga, zamura ijwi ryawe usenge. Senga mu izina rya Yesu, senga mu izina rya Yesu, senga mu izina rya Yesu, senga mu izina rya Yesu. Imana yagukura muri iyo famiye ubamo, aho hantu aho hantu babariye, aho hantu wicaye, nta mbaraga zagukura, nta wagutabara, nta wakurengera. Imana yaguha urugo rwawe, Imana yaguha nawe kuba umugabo, Imana yaguha umunezero, Imana yaguha imodoka yawe, Imana yaguha imbaraga zawe, Imana yagukiza iyo ndwara, Imana yagukura ko kuremererwa, Imana yagukuraho iyo mivumo, Imana yagukura muri iyo karitsiye, Imana yagukura hagati muri abo barozi. Imana yo mu ijuru yakumva gusenga, Imana yakwibuka dosiye yawe, Imana yayishyigikira. Wakwemerwa, wakwemererwa, watsinda ayo ma exame, watambuka, wabona buruse, wabona iyo visa, Imana yabikora. Senga mu izina rya Yesu Kristo. Imana yaguha ubwenge, Imana yaguha kumenya izo ndi murimo wiga, Imana yaguha ubwo bushobozi, Imana yaguteza intambwe, Imana yakugira neza, Imana yaguza n'umuntu ukwiriye, Imana yaguha ibikwiriye, Imana yakuzuza ijambo, Imana yahagurutse umuhamagaro wawe, Imana yashyigikira imirimo yawe, imishinga yawe yacamo, bizinesi yawe yatera imbere. Senga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, wabona ubwenge, watsinda ayo mashuri, abana be bakira, abana be babohoka, abana be bakira indwara. Senga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, senga mu izina rya Yesu. Iyo ndawe itabyara yabyara, wasama nawe nk'abandi. Imana yakora igitangaza, Imana yahimbutse umugabo wawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Imana yagukiza, Imana yagukiza ibyo bigutera, abarozi barara bakuroga, abarara bakuniga, ibyo byose Imana yabigutabara. Iri joro ndagusengeye, iri joro ndahamagara Imana, iri joro ndahamagara imbaraga z'Imana zigukura muri ubwo butayu. Iyo Kadeshi wicayemo, iyo Kadeshi usaziyemo, iyo Kadeshi irimo ikumira, nikure
ndagukura mu izina rya Yesu, ndagukuraho imivumo yose, ndagukuraho amagambo mabi yose. Uhereye kano kanya umutima wongere wizere, umutima wongere wizere Imana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Wongere wiringira Imana mu izina rya Yesu Kristo. Senga mu izina rya Yesu. Hamagara Imana, hamagara imbaraga z'Imana, hamagara amavuta y'Imana, hamagara ubwiza bw'Imana. Imana nigukize, Imana nigutabare, Imana nikurengere. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Iri joro akira igitangaza, iri joro akira gukira, uyu mugoroba akira kubohoka, uyu mugoroba garurirwa ibyawe, uyu mugoroba akira amasezerano, uyu mugoroba injira mu mugambi w'Imana, injira mu by'Imana yakuvuzeho, hagaraho Imana yakubwiye. Uyu mugoroba ambuka Yorodani, uyu mugoroba tsinda abo banaki mu izina rya Yesu Kristo. Abo banaki binjiye mu buzima bwawe, abo banaki baguteje amadeni, abo banaki baguteje inzara, abo banaki bambuye umugisha wawe, abo banaki basahuye ibyawe, abo banaki batsikamiye urubyaro rwawe, batsikamiye umuryango wawe, batsikamiye abavandimwe bawe. Imana ikuvaneyo, Imana ikubohore, Imana igukize, Imana ikurengere, Imana igutabare. Bohoka mu izina rya Yesu, kira mu izina rya Yesu. Ndagusengera muri aka kanya, ndahamagara umuriro, ndahamagara ubwiza bw'Imana, Imana idakiranirwa, Imana itibagirwa imirimo. Nikwibuka uyu mugoroba, reka Imana ikwibuke, reka Imana ikugirire neza, reka Imana iguha amateka mashya mu izina rya Yesu Kristo. Akira amavuta y'Imana, akira ubwiza bw'Imana, akira kugendererwa n'Imana, akira umugisha w'Imana. Reka ikiganza cy'Imana kikubeho, reka amavuta y'Imana akubeho mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Urakoze Mana kuko mva gusenga, urakoze kukugira neza. Umugisha ubwoko bwawe twabanye iri joro, umugisha umuntu wese wabaye imbere yawe, umugisha umuntu wese wafashe umwanya arimo gusenga. Uhimbaraga ubwoko bwawe gutakira ku manywa n'ijoro. Urakoze Mana kudushubije, urakoze kuko dutabaye, urakoze kuturengeye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen.